ubundi bitenge nabonye hari byo byavuye he nabiguze ibyo ntabwo bindeba nakubwiye ko ngeneye igitenge urakinyima naragiye kuri konti ndayafata nyaguramo igitenge urabona nge ntari nyine gusa neza n'abandi bagore ibitenge waguzemo se nibyo waranguriye basi kugira ngo ucuruze tubashe kubona amafaranga n'ibyanjye byo kwambara asuwo kambara amakoma ubu ntabwo wambaye bimenye uzagurinda bitwaye iki se ahubwo wanagura n'indi nziza kurenza iyi ngiyi kaburi gusanduku hani isonerega uba wihakunshunga nk'aho ndi uruhinja rwawe erega mvuye no kwa pasiteri kuvugana nawe kuri cya kibazo cyikiza kandi none se ikibazo dufitanye kano kanya urakibagiwe ko uyu mugabo yabaye atera uje muri nakubwiye Yesu ndakubwiye ngo tuzahangana sawa ubu nige nawe ako nagasuzuguro kajeje tangaso ngiye kumena amazi ndakubwiye ngo tuzahangana ngewe nawe duhangana tuzahangana baca umugani mu kinyarwanda ngo ushaka amahoro ategura intambara ubu ninge nawe ninge nawe noneho ndakubwiye ngo hagati yanjye nawe hagiye kuba intambara nkaya niyo Burusiya na Ukraine Seuka tomato muhagarenda hiyo Alo Bite ndahi Ariko ndayumva nawe nkubwire rero ibintu uri kunkorera ntabwo ari byo Reba iminsi tumaze tuvugana nkubwira ngo iriya nzu yirangiza ndahiro hari ikindi kintu ushakaho Ese ubundi wabikoze bikarangira birasaba iki? Oya, gerageza kabisa. Amafaranga si ikibazo. Sawa, ejo rwose mbabarira. Ejo nkubone watangiye akazi kuko iriya nzira irakenewe. Sawa. Wiriwe Biriwe neza. Meze gute? Meze neza. Meze. Nanjye meze neza. Kirori wagiyemo se cyagenze neza. Yego cyagenze neza cyane ariko ndagishyushye. Byari byiza bishyushye ibaze ariko ko mama yazagiye gushyingira. Siko agiye kubona umukwe. Kumva bidashimishije. Bose ibyo birandeba. Ko ajya wishimira ibyiza by'abana. Umugabo yabaye atera. Ubwo nta nyungu zirimo kuri ngewe ahubwo mva nkubaza ya mafaranga ari hehe amafaranga y'iki amafaranga ejo nakubwiye ngo ujye kubikuza urayafite ese ubundi ndetse n'iby'amafaranga ubundi bitenge nabonye hari byo byavuye he nabiguze nyine nabiguze iki se kandi nabiguze ya mafaranga uri muri kumbaza ibisi byose kana akarorero ko wabiguze amafaranga yo kubakisha ibyo ntabwo bindeba nakubwiye ko ngeneye igitenge urakinyima naragiye kuri konti ndayafata nyaguramo igitenge urabona nge ntari nyine gusa neza n'abandi bagore ubu amafaranga nagutumye niyo wahise ugenda uguramo biriya bitenge narayakoresheje none se wayakoresheje ute kandi ariya mafaranga ntabwo uzi yuko ari ayo kwishyura ndahiro ejo bundi wari ufiteho urusaku murashaka nishyure ndahiro none n'amafaranga wagiye kuzana wagiye kuyagura ibitenge ese da reka tureke n'ibyo bitenge ubundi biriya bitenge wabiguza ngahise bazi yose nayakoresheje igituba se niki uri kugira ngo usubiremo umubare wayo wayuzi yose nayakoresheje basi reka mbyemere ko yakoresheje ibitenge waguzemo se nibyo waranguriye basi kugira ngo ucuruze tubashe kubona amafaranga n'ibyanjye byo kwambara asuwo kambara amakoma ubu ntabwo wambaye ubu se buretse gato ariko buretse gato buri gihe ntitugashwane kandi noneho tujye twumvikana sibyo byibura ubonye niba ari amafaranga wayafata akomana umugore nkawe ubundi Imana niba navuga ko ari yankoreye amakosa ubundi umugore nkawe nta nubwo ari kwiye kumuza nawe kuko ubundi byibura abandi bagore bafite ubwenge narakubwiye ngo ubonye byibura nanone iyo ufata ari amafaranga ukayakoramo itiki ijya gushaka ubwenge wataye kandi barampinduye ngaho uri
urifasha ugiye mu birori nta ruhushya ujumenyesha ufasha amafaranga ceceka ufasha amafaranga y'inzu ngo yaguze ibitenge ariko se reka tureke da no kwishyura ndahiro wenda ibyo ngibyo tubishyize ku ruhande nk'ubu ngubu ugize ikibazo ukarwara cyangwa nkarwara cyangwa umwana akarwara cyangwa akagira n'iki wajya ugira ubwenge ntabwo nasezeranye n'ibibazo ibyo bibazo birakureba ugomba kubikemura nk'umugabo mu rugo ubundi se umaze ubundi se amafaranga arayo uba wakoreye ariko ndi umugore wawe ndafiteho uburenganzira ceceka ibikize wiyigishe nawe ceceka kwangiza ndakubwiye ngo nanjye ndafiteho uburenganzira kumvikana igufwa nawe igufwa Imana yara uziko nimba atari abarozi bampinduriye sinzi ukuntu nabifata ibikise agasuzuguro ufite muri iyi minsi hari ahantu uri kugakura wowe se wowe wanyubashye ubundi ntuhaye amafaranga yo kwishyura umufundi none se uko nari maze kumuvugisha mubwira ko agomba kugira vuba ibyo ntabwo bindeba wagurisha telefone wagurisha boxa yawe ntabwo bindeba numva rero kubwira umbwira iki se ibigiye gukurikiraho kubera ibibazo dufite urabizi si wowe wabizanye nyina yazana ntabwo ari wowe niba narazanye ibibazo ariko nashatse n'ibisubizo byabyo basi mbabarisa nta bisubizo nigeze mbona sinjye ukorera amafaranga inzu ntibayirangije ujya mu by'amastudio none se amafaranga yo nagombaga gukoresha inzu kurimo kuyagura ibitenge ntabwo icyo birebanye ntabwo ngomba kwambara ninde wakubwiye kugura ibitenge ninde wakubwiye kugura iki se iki ubu nayimena yimene uzagura indi bitwaye iki se ahubwo wanagura n'indi nziza kurenza iyi ngiyi kaburirwa isanduku hani isonerega uba wihakuncunga nk'aho ndi uruhinja rwawe Feza amakuru se Mesi makuru y'iminsi umeze neza ntabwo umeze neza shanda bibona ushobora amafaranga ashobora kuba yarakuyobotse ni bya bindi by'iyi minsi nyine ariko nta kibazo ariko agatanga ashaka ko umera neza kurusha ahangaha cyane ufite deal nawe mbwira urabizi ko mfite akazi ubundi iyo ni nayo deal ikomeye cyane nshaka kukubwira ndifuza ko wambera umukozi kubera umukozi mu buhe buryo ndifuza kumbera umukozi hariya mu kazi wanjye ikibazo kijyanye n'amafaranga cyo ngashaka kugikemura kuko urabona uracyari umwana muto kandi ukeneye gutera imbere amafaranga ndayaguha umushahara wumva wifuza ndawuguha ariko ukunda unkorera nkashaka na Brian uko bigenda kose ugashaka na Brian amafaranga se wabona duhembe uzatwishyura n'ubwishingizi ikijyanye n'amafaranga cyo nta kibazo wowe gikuru genda ubitekerezeho numara kubyemeza ubiganireho na Brian hanyuma tuzahura ubutaha mu igisubizo okay nta kibazo mpa iminsi 2 yonyine ngende mbitekerezeho na Brian mbimuganirize noneho tuzaguha igisubizo bitarenze iminsi 2 nyuma y'iminsi 2 iminsi 2 yonyine sawa uzasubira nyuma y'iyo minsi 2 Mama Cynthia karame nzanira amazi yo kunywa gira fori ako si umuriro wo kutari kujyamo ese ubundi wajyamo ute n'izo stress ufite muri uwo mutwe wawe koko amazi wayazana akira amazi se ko ashyushye wowe wumva arashyushye se arakonje da arabishya ariko aya mazi aratetse aratetse nyine ntabwo aya mazi atetse aratetse ariko kandi wumva nabi si kugira nzakugire nde wowe ayo mazi aratetse mazi ntabwo ari njye nayitekeye se ariko se n'urubanza rw'amazi rube noneho si wowe uri kubigira aya birebire mazi se rero ntabwo atetse aratetse ahubwo ni kwa gufunga umutwe kwawe erega mvuye no kwa pasiteri wenda iki kuvugana nawe kuri cya kibazo ikibazo cy'ikiza kandi none se ikibazo dufitanye kano kanya urakibagiwe ko uyu mugabo yabaye atera uje muri nakubwiye ngo yesu we nakubwiye ngo iki nakwiyamye kwa pasiteri kubera ko nta kintu upanga nawe none se no kumena amazi birimo yandikira we
Mana we ariko narumuwe koko bigeze naho umenaho amazi wowe. Ariko ubundi uri umugabo, uri igisimba, uri igiki. Nagiye kwa pasiteri mu nyungu z'umuryango wacu. Uri kunyumva neza? Ko mbona we watereye agati mu ryinyo wagira ngo nanjye ndira agati mu ryinyo nkawe. Ubundi ugira ubwenge uri igiki. Na data ubwe ntiyigeze amenaho amazi, nigeze akozaho n'uruki. None bigezeho umenaho amazi, nta soni. Ndi umugore wawe, ndi igikoresho cyawe, ndi igiki. Ndabizi uri umugore wanjye ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo kunsuzugurira iwanjye. Uwo si umuco. Urinda usubira kwa pasiteri, ubushize nakubwiye gute? Nakubwiye ko ibibazo byanjye na pasiteri tuzabyirangiriza. Uranyumva neza? Ahubwo n'ikindi gihe. Uravuze ngo nkumenyeho amazi. Ubutaha nzanagucisha n'ikibuko. Nureba nawe ubutanzagukubita pe kuko ndabona uri kumva nabi. Tuzahangana? Sawa. Tuzahangana. Ubu ninjye nawe. Ako nagasuzuguro kajejeta ntabwo ngiye kumenaho amazi. Usibye no kukumenaho amazi. Ubigiye gukurikiraho noneho. Nuko ukuritura. Nkukoze minshi noneho kuko ndabona ari guzumva noneho. Uzibeshye. Tuzahangana. Nakubwiye ngo tuzahangana. Ngewe nawe duhangana. Tuzahangana. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ushaka amahoro ategura intambara. Ubu ninjye nawe. Okay. Ninjye nawe mu nzu. Mu nzu ze kumara n'icyo wagiyemo.